irangamimerere y'umurenge wa Zaza. Abavandimwe rero nshuti bageni beza barebabere ko uyu munsi ari umunsi iminsi idasanzwe mu mateka y'ubuzima bwanyu, kuko mugiye gufata icyemezo cyangwa se umwanzuro ukomeye wo guhamiriza ababyeyi, abavandimwe, inshuti ndetse n'igihugu muri rusange urukundo rwanyu. Mukaba mugiye kwiyemeza gusezerana nk'uko amategeko abiteganya. Kugira amasabe abageni muze gukurikira, kuko hari byinshi turi buze kugenda tuganira kandi tukaza no kugira umwanya wo kugira ibyo musubiza. Nk'uko rero biteganywa n'itegeko nomero 32 yo muri 2016 rigenga abantu n'umuryango, mu ngingo yaryo y'167 igika cya mbere n'icya kabiri ivuga ko ishyingirwa imbere y'ubutegetsi ishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo n'indangagaciro y'umuco nyarwanda. Kuko musanzwe mubizi hari iby'umuco nyarwanda uteganya birimo kurambagiza umugeni, gufata irembo, gusaba no gukwa. Mwarabikoze? Mwarabikoze? Rero nabyo biteganywa n'umuco, ntagombye kubikora, ariko nanone hakabaho nanone no gushyingirwa byemewe n'amategeko kugira ngo urugo rwanyu ruzabe urwo ruhamye. Mu nyigisho rero tugiye kubaha turibanda ku ngingo zikurikira. Turaza kugaruka ku nshingano z'abashyingiranywe. Umugabo n'umugore inshingano zanyu ni izihe? Icyo nababwira ni uko mufite inshingano yo kwita ku bana banyu, abana muzabyara, kubarera, kubatoza umuco mwiza, kubaha ibibatunga ndetse no kubarera bishingiye ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Iyo tugira ibibazo mu muryango ukumva umubyeyi ngo umwana yarananiye, abana se ntibajya bananirana? Barananirana, ariko iyo ugenzuye neza usanga n'ababyeyi barabigizemo uruhare. Hari igihe umuntu abyara, yamara kubyara agatereje. Nubwo ko ufite inshingano zo kurera abana ariko n'abatoza gukunda umurimo, ariko nanone n'indangagaciro zigomba kubaranga, kwiyubaha n'ibindi. Icyo gihe rero iyo bigeze ahantu umwana umutererana agakora ibyo yishakiye ukabirebera nk'umubyeyi, nyuma yaho ntihazamo ingeso mbi, ukazavuga ngo narananiwe, ariko bitewe n'uko utigeze wita uburere bukwiriye umwana wabyara. Mufite inshingano yo guha uwo mwashakanye ibimutunga. Umwe mu bashyingira bafite inshingano zo guha mugenzi we ibimutunga igihe bigaragara yuko ari wowe wifitiye ubushobozi. Hari n'ikibazo kijya kibaho rero, umugore yakumva ngo umugabo ngo umutware, ubu mu gihe cyose ngo niwe ugomba gukora byose. Aha ngaha icyo bivuze, waba uri umugore ufite inshingano zo gutanga ibitunga urugo igihe bigaragara ko ari ufite ubushobozi. Niba ufite akazi umugabo atagafite, ufite inshingano zo gutanga ibitunga urugo, kuruhahira. Ariko igihe bikajyana n'umugabo nawe igihe bigaragara yuko ari ufite inshingano, igihe bigaragara yuko ari ufite ubushobozi bwo gutanga ibitunga urugo. Icyo gihe rero iyo ubyirengagije turaza kuza kubireba kuri zimwe mu mpamvu zituma haba guseswa kw'ishyingirwa. Kwirengagiza gutanga ibitunga urugo ni icyaha kivamo gutandukana kw'abashyingiranywe. Ubwo niba ahembwa 100,000 umenye ko hari ahantu afite uburenganzira bya 50. Ariko nanone mugomba kujya inama y'icyo muri bukoreshe icyo mwabonye bigomba gutunga ibitunga urugo. Hari bamwe rero bagira ibanga ugasanga niba 100,000 akeneye 10,000 buri kwezi, ndetse akabimenyera kumva ko rugo ntabwo ari cyo. Ahantu mwazirikana mugomba kwirinda guhozanya ku nkeke. Guhoza ku nkeke uwo mwashyingiranywe, njya mbabwira ni mwese mumenyanye mukuze, siko bimeze. Rigi wasanga hashyizemo umwaka mumenye, gusa bavuga ngo yakwirereye bavuka bagira ngo ikiriho rero mugomba kumenya niba mumenyanye. Hari inshuti wari usanzwe ufite, nawe hari inshuti yari asanzwe agize gute afite, ariko izo nshuti mugomba kugeraho mugarukire. Ukirinda ubucuti buganisha kuri cya cyaha, ariko nanone inshuti z'umuryango ashobora kukurangira akazi. Hari ibibazo rero bimwe na bimwe bijya bibaho, urabona turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, umugore yajya kwitaba telefone umugabo agatega ugutwi ngo numve ibyo bavugana. Ni icyizere gito. Nko muranyuma ugomba kwizera uwo mwashyingiranywe, ariko nawe akirinda kuba yajya mu bigira gute mu byahungabanya urugo. Iyo bitabaye ibyo rero ugahora utesha umutwe wo mwashyingiranywe, ni icyaha. Ugomba kwizerana mu kubahana
kandi mukagirana icyizere. Niba mugenzi wawe yatashe ubupande runaka izere ko yagiye, ariko iyo uvuze ngo ndabyizera niba ariho yagiye arasenga. Uwo muranyuma ugomba kurema icyizere ngo mwashyingiranye, kabone niyo yajya ahantu akarara mwabyumvikanye bari kutumva ko nta kibazo gihari. Kwirinda guhohotera uwo mwashyingirana mu buryo bukurikira. Buriya nubwo mugiye gushyingirana ntabwo wemerewe gukoresha imibonano mpuzabitsina uwo mwashyingiranywe mutabyumvikanye. Niyo jya ngo hindukira ngo nicyo nagukorera, mubizi nizo nagukoye, hindukira se ugataha wasinze ukumva ko umugore agomba kugira gute hindukira. Kandi ntumve ko ugomba kubanza kugira n'umwanya wo kumutegura, si byose kugira ngo n'imibonano mpuzabitsina muyikore mubyishimiye. Uwo muranyuma iyo bitabaye ibyo rero ntimubikore mwese mubyishimiye, ukabikora ku ngufu, urahanwa nk'uko n'undi yafata ku ngufu nubwo mwashyingira mugende n'amategeko. Uwo muranyuma mujye mubanza rero muteguranye kugira ngo n'iriya ngingo igerweho mwese mubyumva kimwe, sibyo na nk'uko uyu munsi mbona biri buze kugenda, kuko uyu munsi biraza kugenda neza cyane, sibyo? Ariko nanone hazamukuzamo akantu gatuma ryibana, uza kuvuga ngo ahubwo igihe uze kureba impamvu yabiteye n'iyi. Jewe Habimana Jean Baptiste maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Umugwaneza Celine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Umugwaneza Celine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Jean Baptiste Habimana umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Zaburi ya mbere.